tugeze kuhazana na musinga nuko ngiye byo kugenda nsoma ntabwo nabyitayeho bwa mbere ngeze ahantu nkanga ujumba hafi Yesu rero ikintu nakubwiraga rero nubwo cyagiye wangigisha kuvugisha cyagiye naburaga ureba Sandra cyane ndi gahunda umushakaho ariko nanjye nyine nk'umuntu mukuru ntanjye narebaga kandi urabizi neza ko bashaka kugushingira wa mukobwa wo kwa pasiteri rero reka nkubwire nkubwize ukuri sibyo ibyo urimo bireke bizi n'ubwose uri kunyuma neza kuko nukomeza ibyo bintu ntabwo ari byiza pe agarara ngutsinde ntabwo nsinde uyu munsi uribwirirwa utarishye nutsinda ntabwo ndya abantu ariko ukunda amakaro umva mwese wacu nyine si mu makaro utangiye nabi yemwa wabibonye ariko ari ejo warangijishije rero nimba ari imvura yatumye nakubaza neza ejo nasanze muri kuvugana n'umuntu washishikaye wanyihishe naragushatse ndakubwira wapi kugira ngo se ko navuganaga na musaza wanjye mushimira ko yadusohokanye nakuriye ibyo rero hari ahantu yadusohokanye hari heza cyane nuko imvura yabyivanzemo nayo imvura murabo Yesu ashimwe kamera cyane ubona murimo makurusi twari turimo dukina amakarita twari tubazaniye ijambo ry'Imana dushaka no kubaraka rero nifuza ko tuganira nta kibazo Suriya muntu wahehera kumbonye basa nkaho baziranye na Alisa mvise n'ururimi bavuganamo ntaruzi muraho rero turaho turashima Imana ko nabamenye se muri karitsiye n'ubwa mbere mwababonye ariko nabonye musa nkaho muziranye na Alisa turaziranye muri Yesu naho kubw'uyu mubiri ntabwo tuziranye ariko muri Yesu turaziranye twari twifuje kubasura ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dore ko turi mu minsi ya nyuma aho abantu benshi basa nkaho bahugiranye batitaye ku by'Imana kandi nyamara hirya y'ubu buzima hari ubundi ibyo se murabizi mushobora kuba mutabizi ariko ni byiza cyane ndabona muri neza ariko turabyumva ndabona muri n'abakobwa b'inkumi birakwiriye ko cyane cyane mukunda ijambo ry'Imana kuko hano hanze hari n'ibishuko byinshi ariko umuntu ukunda gusoma ijambo ry'Imana ntabwo ibishuko byapfa kumushobora nk'uko rero turi mu minsi ya nyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo nimubona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera muzararame urebe hejuru none se hari ikibazo ngize nabyumvishura umukozi w'Imana uri kutubwiriza nanabikunda ariko se ubwo ikizira cy'umurimbuzi ni iki none se tuzararama turebe hejuru duhore tureba hejuru paka Yesu aje rero kuri ibyo bibazo byose wibaza n'ibindi byinshi ushobora kuba utekereza dore aderese ngiyi muzaze mubashe gusobanukirwa turabishimye rero tuzababera abashyitsi nta kibazo ari tuzajyana ni byiza rero reka dusome ijambo ry'Imana ariko mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana turabanza dusenge turagushimye data wa twese tugushimiye ko waturinze tugiye kumva ijambo ryawe uduhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu tugiye gusoma ijambo ry'Imana mutege amatwi mwumve icyo ijambo ry'Imana ribivuga
turasoma mu gitabo cya Zefaniya igice ni icya mbere ku murongo waho wa 14 kugeza 16. Dusome. Umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi, kandi urihuta, intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba, n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Turongera dusome ijambo ry'Imana muri Zefaniya igice cyaho cya kabiri. Reka turebe igice cya kabiri ku murongo waho wa mbere kugeza uwa 3. Haravuze ngo, nimuteranire hamwe, ni ukuri muterane mwa bwoko butagira isoni mwe, ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita, nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho. Ni umunsi w'uburakari bw'Uwiteka utarabageraho. Mushake Uwiteka mwabagwaneza bo mw'isi mwese mwe bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Nakire ijambo ry'Imana. Rero tumaze kumva ijambo ry'Imana, bibaye ngombwa yuko tugiye gutandukana, ariko reka tubanze dusenga. Turagushimiye Data wa twese, tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu, none ukaba wemeye ko tugeza kuri aya masaha tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukoze ibitangaza Mana, ukoze ibikomeye Mana, ukoze ibyo tutatekerezaga. Wemeye yuko aya magambo anyura mu matwi yacu Mana, uduhe kugira ngo ahindure imitima yacu, ahindure imitima y'abashiki bacu, maze ubwo ugiye kuzigaragaza ku bicu, maze twese hamwe tuzagusanganira twishimiye. Ni ukuri Mana, twemerere, utube bugufi, uturinde icyadutandukanya nawe, uduhe kugendera mu nzira zawe nk'uko wategetse. Mana, ngiye kuva hano, usigarane n'abashiki banjye, usigarane n'abavandimwe ndetse n'abaturanyi bari muri zino karitsiye. Nanjye ugiye kugenda ugendane nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, twengesha mu dusengeye rwose bidukoze ku mutima. Buriya byinshi ibyo nibaza, nakomeje kugenda nibaza byinshi, ariko kuko mwambwiye ko mu mwanya mutoya tuzabibabaza, tuzababera abashyitsi. Arisa yanyemereye ko tuzazana. Tuzajyana. Murakoze rero, Imana ibarinde naho utaha. Shari, uriya muntu atubwiye amagambo akomeye, gusa ko numvise hari ahantu bimoze. Yego, sinana ntabwo wajya gusenga. Bajya gusenga se ngewe, reka beruka gusenga akagihari. Nawe nyuma nakomeje kuba muri famiye, nawe ngere hano nsanga musinga nta gitenga, n'kwaserera n'umugore we, ntabwo naberukaga. Umva, ujye ukunda gusenga kuko biruhura umutima, bigatuma umubabaro ufite ugabanyuka. Urabizi n'ibibazo turimo. Nabyumvise, hari ikintu uramwigisha hiye muri ngewe. Nawe urabyumvise, zitabira n'amateraniro yaho. Nta kibazo tuzajyayo. Amakuba yanjye nami no mu kibyago byanjye ujya umbafi
ntunsige njyenyine mwami Yesu we ujya umbafi Yesu Yesu we ujya umbafi Yesu we ujya umbafi Yesu we ujya umbafi Yesu we ujya umbafi kuriya Alice ejo yambwiye nabi ni gute ashaka kumenya amakuru yanjye uriya mukobwa kimwe cy'ibyo ntazi uko twamenyanye mbwiye nabi cyane kabisa mbega umukobwa w'igitangaza uriya mukobwa kweri ntamubona gute mva cyo koze hari showa mbona ngiye kumufatirana n'ibibazo afite ndamubona kabisa ariko Theo ko mbonye witegereza Sandra cyane buriya ni akantu karimo kandi umenye yuko ariko buriya oya umenye yuko Sandra kumwitegereza si ukundi Sandra musaza we turakora umva umenye yuko mwaba mukorana cyangwa mudakorana umenye ko mu rugo hari umukobwa turimo tugutegurira Bite ko warangaye imputse ari utarimo no kumbona narimo ndeba aya mazu hakurya aha ngaha amazu yubatswe ejo bundi mu byumweru bitaneze nka bibiri ibintu byo gutekereza turuka hano utarimo kumbona hari n'uwo kugeraho ibyo natekerezaga nyine iki igisambu kiriya nyine kiri hakurya iki gisambu kino ya mazu kiriya gisambu ni icyaha uratakaye neza ubura hari aho sinaguravuga abandi bujuje aba bose baguze nyuma yanjye ariko kubera akazi kenshi Urisha umwanya gugurisha mukeya gurisha kuko byanze n'uzu do inzu ziruzuye abandi basakaye banazirimo ubu nibyo narimo ntekerezaho ko ndeba ugiye uri hano kusengera ndayibuka ahubwo ubu ndagiye kugira ngo mfate agashati mpindure biteze ntukererwe ndabona ugiye mu by'ibibanza ntukerewe cyangwa oya ndahita nza ahubwo reka no gutinda turi kumwe Yesu Haleluya. Haleluya. Ubwo rero ndabona abashyitsi bahageze n'abakristo ndabona bahageze dushatse twatangira amateraniro ubundi tugasenga ubundi tugatera n'agakorasi ubundi tugakomeza amateraniro. Uwiteka Imana nziza mantora twongeye gushima ko wabanye natwe tukaba wemeye ko twongera guhurira mu materaniro amasaha nk'aya ni ukuri abatunze mu gihe cyatambutse mweretse n'amateraniro Uwiteka uyaturindiremo turinde umwana Satani waza kuturogoya mu izina rya Yesu ni ukuri ururukire hano muri iri teraniro uba ari ubana natwe ni ukuri ubane natwe kandi usozanye natwe urakoze rero nyakubaha Imana komeza ubane natwe ni ukuri nudusoza amahoro turashima izina ryawe urakoze ni mu izina ryawe Yesu amen.